nongeye kubasuhuza bwoko bw'Imana aho muri hose izina ry'Imana habwa icyubahiro. Ni umugisha kuba tubasha kwiga ibyigisho byo ku isabato ndetse kuba tubasha kubona amahoro tuyakuye mu kumva ubutumwa bwiza buturutse ku mwami wacu Yesu. Uwo niwe wenyine soko y'amahoro, niwe soko y'ibyiringiro, niwe soko yo kwizera. Nta muntu n'umwe wigeze umushikamishaho amaboko maze ngo azagira ibyago, oya, ahubwo umwizeye akamuha umutima we abasha kumuha imbaraga zo guhangana n'ino si, maze Yesu yazaza akazamutwara mu bwami bwo mu ijuru. Reka mbifurize kubana nanjye muri kino cyigisho aho tugiye kwigana ingingo yo kuwa mbere w'isabato tariki 19 Ukwakira 2025. Uwiteka tuyobore kandi dufashe muri byose mu izina rya Yesu. Mbere ko dukomeza, mureke tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje yuko wongeye kubana natwe, yuko mwami wacu wemeye ko tugera kuri uno munsi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turabizi yuko umwana Satani aba atabyishimiye, turabizi yuko hari intambara nyinshi zaziri kurwanwa kugira ngo ubwoko bw'Imana utabasha gukora ibyiza, maze nuza tukazihisha dushaka gusanga ibihanamanga ndetse n'ibitare ngo biduhishe. Ariko mwami wacu niwe wenyine ubasha kuduha kwizera, niwe wasezeranye ko uzabana n'umuntu wese ukwisunze. Mwami wacu turakwisunze nk'uko Yesu yabigenje, natwe bana natwe uturwanira intambara, amakimbirane yose twaba tubona hano ku isi yose, ude kumenya yuko wanesheje isi kandi yuko uri hafi kudutwara. Turi ikintu gisa nacyo kandi twiyoborere, reka mwuka yawe aradusobanurire mu izina rya Yesu. Ingingo y'uyu munsi ifite umutwe w'amagambo avuga ngo umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Mbese tuvuze ingabo bisobanuye iki? Ingabo ni ijambo risobanuye abasirikare cyangwa se umutwe w'abantu batojwe neza ndetse biteguye kurwana. Rero ingabo z'Uwiteka bisobanuye yuko ari abagaragu b'Uwiteka, aba bagiye batandukaniye, bayobowe n'umwami wacu, batojwe n'Uwiteka. Nta handi dutorezwa uretse mu ijambo ry'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ubwoko bw'Imana rero n'umugaragu w'Imana Yosuwa mu gihe ari kurwana, ari kwereka ubwoko bw'Imana kugira ngo batambuke bajye i Kanani, bajye kwigarurira igihugu. Nawe yahuye n'umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Mbese uwo nguwo ninde? Dusome muri Yosuwa igice cya 10 turasoma muri Yosuwa igice cya 5 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. Handitswe ngo aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramaze ati mutware, jyewe umugaragu wawe untegetse iki? 15 handitswe ngo nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati ko turi inkweto mu birenge byawe, ukaho uhagaze arahera. Yosuwa bigenza atyo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbese ngo byari bigenze bite? Umunsi umwe Yosuwa ari kugenda, maze abona umuntu ahagaze imbere ye. Yumvise agize ubwoba, maze ati mbese yaba ari wowe uri ku ruhande uri kuturwanya cyangwa uri ku ruhande rwacu? Maze rero igizo cyiza cyaturutse mu kanwa k'uwo muntu, maze aramubwira ati oya, ntabwo ndi ku ruhande rwawe rwose waba uri gutekereza, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu nguyu rero yari Yesu Kristo. Ndetse tubibona yuko ndetse yari we mu gihe Yosuwa yarapfukamye maze akamuramya. Niwe marayika ukomeye, niwe marayika ujya utabara maze akarwanira ubwoko bwe guhera mu ijuru. Satani yashatse kumutsinda, Satani yashatse gutwara umwanya we, ariko Mikayire wacu, marayika ukomeye, Uwiteka, Imana ikomeye, igikomangoma cy'amahoro kandi umwami w'ituze, niwe uhora turwanira kandi akatuneshereza ibibazo byabajwe na Yosuwa. Mu gihe ari kubaza uyu mumarayika, byari bigamije kumenya umushyitsi udasanzwe, byahawe igisubizo giteye urujijo, cyane igisubizo cyari oya. Igisubizo cy'uwo mushyitsi udasanzwe kigaragaza ko atashaka kuba mu byiciro byavuzwe na Yosuwa. Yenda niba ari icyiciro cyo kuba ari ku ruhande rwe cyangwa ari icyiciro cy'abandi bari kubarwanya, kugira ngo abashe kumenya neza uruhande aherereyemo. Mu yandi magambo, ikibazo cy'ingenzi ntabwo cyari cyo kwibaza niba uwo mushyitsi udasanzwe ari mu ruhande rwa Yosuwa, ahubwo cyari cyo kwibaza niba Yosuwa ari mu ruhande rw'uwo mushyitsi udasanzwe. Izina rihabwa icyubahiro. Kugira ngo mbabwire yuko Uwiteka Imana niwe waturemye kandi azi impamvu turi hano ku isi, azi impamvu yatuzanye aho turi hose, azi impamvu dukora ibyo dukora byose, ndetse azi n'impamvu tumeze nk'uko tumeze. Ntabwo dukwiriye kwibaza niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ahubwo dukwiriye kwibaza niba twebwe turi ku ruhande rw'Uwiteka. Ntabwo Imana izigera dutererana, ntabwo Imana izigera ijya ku ruhande maze
maze ngo turekere ubuzima bwacu bwonyine tube ari twe dusigara turwana nabyo tumeze nk'aho twataye umutwe. Oya, ahubwo Imana iri ku ruhande rwacu, izatuneshereza umwanzi Satani. Icyo dusabwa ni ukwizera nk'uko Yosuwa yagize, ni ukwizera nk'uko n'abandi bose muri Bibiliya bagize, maze tukazabasha gutsinda, ndetse igihe Yesu azazira tukazijyana no mu bwami bwo mu ijuru. Amakimbirane yihishe inyuma y'amakimbirane yose. Mbese uyu mugabo w'ingabo z'Uwiteka yaba yaraje kubera umugaba zino ngabo za Yesuwa gusa? Mbese yaba ari aho ngaho yarwanye intambara gusa? Mbese byaba ari byo? Mbese yaba hari ahandi yigeze ahangana n'undi nawe nk'urugamba ruri inyuma y'izindi ngamba zose? Reka tuzakomeze tugende mu cyo cyigisho maze tubashe gusobanukirwa n'icyo ibyo ngibyo bivuze. Mbese ni ukwiye guhumurizwa no gukomera dushobora kugira mu gihe tumenye ko umugabo w'ingabo z'Uwiteka aba yiteguye kurwanira ubwoko bwe. Mbese hari ibyiringiro twagira tumaze kumenya yuko Yesu Kristo wanesheje urupfu, wa wundi umwana w'Imana, wa wundi abo mu ijoro bahora baririmbira, bahora banezerewe. Mbese twaba dufashe kugira ibyiringiro yuko ari we mugabo w'ingabo z'Uwiteka, kandi ko ari kumwe natwe, akaba ari ku ruhande rwacu. Reka Uwiteka akomeze dusobanurire kandi abitwumvishe, dukomeze tugendane maze tumenye byinshi ku mugaba w'ingabo z'Uwiteka. Ari kumwe na kandi azaturwanirira. Reka Uwiteka adushoboze kandi tugire kwizera gukomeye cyane. Nibyo mbasabira nayo mbyisabira mu izina rya Yesu.